kambara neza mani byari byarabyo mu kiryo ariko bigenda deretse nawe se iyi shati bayiguza ngahe vase niza miri bare tu miri bare baro watanze baro barayiguha miri bare mani bare ntago nzi ikintu bisobanura sha wakoze nukuri buse izi karitsiye bazita ngo iki ni muri za Kadafi za Dagasi gutyo nyine tu Kadafi kandi yarapfuye iki zari Kadafi zitaziba Dagasi mani ubu zarahindutse dore sha wakoze nukuri nawe wararyoshye dore ngiye nitwa mbona bihita ka fashion akoraga niyo fashion dore nayo wararyoshye mani kanya rwose ubunangi ndajya gutereta reka ujya gutereta reka ugiye gutereta icyo cyana se ndumva usigaye urenze ubwo mani mva se mani tuza mani tuza mbonye icyana cyanjye mani cumuka mani bubura mani bura uraniwe tu niwe wese ahubwo se warugiye byumve nari ngukumbuye ubwo ibyo kuranye nayimbise ko ndi buhure nawe nayimbise ko ndi buhure nawe cyane byiza tu mani duje noneho kabisa tu nari ngukumbuye hashize kingana gute utambona ahubwo wajya waragiye state tubyumve tu yalla ako rundi ko byari bimeze warahindutse oba asha nari nagukumbuye cyane kabisa kondosha sinkeno none nibuze tusinyibona kwera waribuze byumve ntabwo uri kwibona shange mbona bita rwose birano ntabwo nabyemera nanjye ngo njye gutirita rwose ndibicyo boss yandushije urabona igihe bahagarariye sha mbega umukobwa mwiza mbega igikari mbega inda mbega amaguru siko yatuma murya sha urebeshyera ubusa ndi umushumba ariko ngombe rwose ngo uterete rwose n'ukuri kw'Imana ntabwo nabyemera rwose ibi mbega umukobwa mwiza we mbega iminwa we wamuma we Sunzis nkuzi nitwa mbona bita maniwe muri kano gace kuri mbona bihita yewe umuntu w'umukara nkawe yewe se nakuna guco nyine ndavuga ati nago narika kugira ngo ugende tavuganye ningiye muri kano gace uyoboye uzaba zizina mbona bita ryanditse ku nguta z'inzu zose ngo yoboye iki wowe bwa mbere se ukinyumva ahubwo se waje kunsura musura ngiye musura urabona aka gakufi karashaje nge nakugurira kandi mfite amafaranga ndara amafaranga ndayisasira izi karitsiye zose uburetse gato ngo ariyo ngo yisasira amafaranga yinjisira amafaranga yorose amafaranga urubyo biri ibintu bigoye kuba amafaranga nta kibazo ngo yisasira amafaranga yes ahubwo tugende siko nkodesha Marriott yose ikaba yanjye abantu bose barimo nkabiri urayinkodeshereza nyine birumvikana yitura n'abantu ahubwo nugira ikibazo rwose we Imana ishimwe hari ikibazo se ntacyo tugende rwose we nugira ikibazo rwose ubwo ngi turabonana nyuma y'amasaha 3 ayo yose none se reka mbwira ko nabona gasuri kumwe n'umuntu kwa kundi wo muhaye akabizu nanjye ka sinabareba gase wabona mwahagaranye mugafunga inguni nanjye ubwo none inguni twafunze inguni ndashatse nanjye gutera mu ikirenge mu amatafari sinabwo twafunze makabizu sha rwose ni ngende ubwo turaza kubana nyuma y'amasaha 3 nta kibazo tuze kubona
none umunsi ibintu nahuye nabyo nahuye umunsi n'ibitangazo story none mfite ndazobwira no murahira muratembagara uzi umunsi none nahuye n'umwana mwiza urumva ndetse ndigira umukira rwose mitana nangira kumutiritimbwa nanjye nangira gutera ikirenge mu cya boss watangiye gutereta nasugiye gutereta sha wahora n'iki sha ngewe natereta n'iki kirenge reba umushumba undi barabivuze mani njye ntabwo nashobora gutereta nerese bahita banira agapapa hari abandi baba bandenze mani guke wewe ubwo genda ujye gutereta nibicamo nanjye uzaza unyigisha uwo muti ko turabashumba kimwe reba ino nk'ibitegereje ubwatsi ngo njye gutereta reka ndabanza nyahire mbone kujya gutereta ariko nawe ugihariko oya ngenere tutwana dufite nk'wenda nk'imyaka nk'itatu kugira ngo batacishamo ijisho two twana nyine ndadushuka we ribu wowe utereta abana b'imyaka 3 wowe ntabwo uzi ribu iri hanze ribu irafata igakanyaga ribu shamwe murayizi reka nkubwire we nikatirwa ariko wowe ubundi ikintu nabonye kigukwiriye nta nubwo wowe ukwiriye gukundana wowe ukwiriye kurunguruka abakundana wese wakundana aha ubundi sinabarenganya ubundi mwabarara ubundi mwe mujya mumva ubundi bintu mvuga mwebwe muze ndababwira story turimo turahira hari hepfo mu gishanga hari hepfo mu nkuko dore nkukira bategereje muze sha rwose tugende kigere kwahe nzoga kwita ikibuno mu byondo we ubundi urarinda tujyana ngiye ntabwo nagenda nsize ikigare cyanjye sha nakarekasha uzabura ubwenge uzaba ugenda n'amaguru ngenda n'ikiti n'ugumusha uzabura ubwenge sha mbaze bukimeze tubwira ahubwo twicisha amatsiko mukaragisa nk'isengeri nambaye ariko mvuye ngo ni isengeri wambaye isengeri nambaye ngira inkuru yatubwiye ngo umuntu asa gute tubwire isengeri nambaye mu mvuki ntabizi ko abatipi basa nk'isengeri nambaye ndashonga simubizi ase umuntu arabari buraga bagiye ushaka buraga umva ahubwo wasanga ari wa muntu wese bavuga ngo nganywa vidani urabona ntakiri kirangwa se ntabwo ntawe mu byimshije ntabwo ndumukara ko ngende shokora bitandukanye umukara na shokora Sugo munga ameze ati wagiye ukamutwira ari cyo kiyamaye amasaha 3 utunane nyuma y'amasaha 3 rego mushaka kujya nuko mushaka yuko twajya kumurira tugende umva sinose agira mani mvurembwe ko yisetsira amafaranga kuba nicaye akira zifasha twagiye aho twagiye ngo ufite amafaranga mani washatse nayo ari mani nizeye ko sinasa ariko hari ubwatsi bwiza mushaka twakaheza ako ubundi heruka iwanyura wacise njye tubire mu cyaro shanjye nanjye nahitaye umunsi wo muranitse nanjye no kwitwara nta niyo ngira nta niyo nzaje se boss ari bungase urandura wowe ufite ikihe kibazo jya urandura njye nzasubira iwacu nyine kuri noheri ashaka ntabwo nzayiwacu nahibagiriwe iki umva se sha wanije mani kwinanjira sha nahitaye karakasha nanjye uyu mushya niho nkoresha nahira njya no gutema ibisheke ahubwo banza wahire oya ndembo batiza se n'ababyaye so waritse tukabanza ariko si undi reka njye navuye iwacu mu cyaro nizanye ntabwo nazanye namwe bagufashe baguca ukuboko bagufashe se bakugira ikikutwe ibyo wamujya mikora ibisheke kigera muri 46 tandukanye ibisheke n'ibyo byose uyu munsi noneho njye mbona biti uyu munsi nabashije kumirwa umwana ahuye nawe niba namuteretana namukoraho maze mva navuka do hari iminsi yagiye imbere urumva ako umunsi wose umbereye mwiza ndagwishije gerayo ahubwo nawe mani none se ubundi uwo mwana wamubwembe uwo mwana se ndagwishije umwana mwana namubwiye ko cyendeze ese wa mukobwa ko numvishe umunyibwirishwa ngo n'uwo mwana wa boss umwana wa boss ntiyakumenya amaso ntabwo ari umwana wa boss kuko yarambaye imyenda y'uwo mwana wa boss mutajya mutekereza ku bya noheri n'ubunani byagenze jewe nimo ndabarunguruka arimo aratete ndavuga ati nanjye ubwo ngoma gutera ikirenge mu cyumba cy'umwana wa boss nanjye wowe uri kurunguruka abakundana wowe uri gukundana kurunguruka abakundana nawe gukundana ntabwo ari ibyo ndarishije rwose ndarishije ndarangiza yo muri kanari reka reko n'umugore jewe uriya mubebe rwose n'undi azankunda reka azananyemera ashaka uri umushumba kuri rovenisiri kuri roveniseke njye nzataha iwacu rwose mu cyaro kuri noheri se Yesu Kristo w'Inazareti rero noheri rwose ngiye muzabona iki se wabaye
bizimu biragufashe ngiye gusengera mu izina rya Yesu. Yesu Kristo w'Inazareti ndapfuye no kwimana. Ubaye iki? Shari wagatoga keza. Kazi keza. Iki? Abakobwa. Wanije nkaba nahirara. Kariko ni keza. Ubaye iki se? Ese nguhagaze twigendere waje. Inde se we? Leta ukibeke ngo wirukanke. Ariko mbona abashumba shire kandi dore yangegera niba ari igishumba niba ari igiki ayiwe nase ngo ni wona mushumba twiraga oya yatubwiye ngo iki ngo ugiye kugora igihumure tubwire nuriya Inka yanyaye mu kanwa niyo mpamvu natari kureba neza. Ni wari kurya ibyatsi cyangwa ni bazina wawe? Tutakubwira urukundo nagaru rw'abashumba. Cyangwa my paralysis. Sha nago wancika umukobwa akurebe rwose. Akurebe. Ngo warakundanye. Ndapfuye we. Umukobwa nari nabeshye ko rwose. Tirukanga wa muginga we. Wino murebe dore ko namugufatiye rwose. Ni igishumba turaragira. we genda umukuru amenye atatu urumva Mukubite. Majwi bure. kubita